naha ngase muze naha ngaho dore bari mu nzu hariya none se hani ni wawe aha ni iwanjye ni mu rugo rwanjye nagize naho yaje gusanga oya ni iwanjye rwose mu rugo rwanjye iranzura umukozi uyibamo yanze kujyamo tuba ahubwo ajya mu nzu umukozi abamo arakubwira ngo asiko mbona bushaka fungure aha singezo zanze kumura aha ni mure zaje ko zamufashe tureba muri hema singuza amufashe dore ndasohoka okay tarangiza zawa soka buretse muze utarwana buretse nakubwiye ese ko badasohoka yamwa ko mwanza gukingura aho nakubwiye ntuncinya umucinyuma hakanu singufashe wamba kumarira iki mubarira wareba buretse nturwane reba nta soni ya nakubwiye ngo nzagufata bura ntago ziri kumurya nakubwiye ngo nzagufata zari kumurya nakubwiye ngo nzagufata ibintu ntabwo biri buturi so tayari rero kameramani mugiye kwiranje nta soni yewe gawe reka zikurya nyine reka zikurya sha wumve sha yewe mugabo waramutse hano ni kwande ntabwo ari iwanjye byagenze bite rero nafatiwe mu cyaha cy'ubusambanyi mwegere kugira ngo tubashe kuganira nawe tumenye uko byagenze ikibazo yahuye nacyo wamufatiye umugore ari kumusambanya niyo mpamvu tugiye kubona kugira ngo tubashe kuganira nawe byimbitse mesute sava kangufashe duhamagaye gitaraga nitubwira ngo uradushaka hari ikibazo cyabaye mu rugo iwawe byagiye amakuru nsanzwe nyafite ariko nabuze ibimenyetso ariko none ubona n'ibimenyetso birahari ndetse n'urukusamunyiriza umugore nawe bari kumubu tuvugana bari kumubu ariyo mpamvu baye bitabaje nk'abanyamakuru kuva ryari wumva ko umugore wawe asambanywa n'undi bimaze igihe ariko nabuze ibimenyetso tugende ibimenyetso byabonetse gute rero kugira ngo bihure n'uyu munsi ubone ibimenyetso tunaduhamagara tuzi byabonetse gute ibyo bimenyetso kugira ni abantu b'abaturanyi bajya nifashisha nibo bajya bampa amakuru ubwo biba ngombwa ko nanjye nifashisha n'abaganga babifitemo mu bushobozi wagiye urareba se cyangwa wumvise amabwire utanareba ko ari byo byanyabyo n'ubari mu nzu nabakengeranije rwose ubwo twamwita umusambanya n'umusambanya barimo ndani umugore wawe ari kumwe n'umusambanya mu nzu mu ndani umugore wawe cyangwa n'inshuro yamufashe ni ubwa mbere mufashe ariko nkama amakuru nsanzwe nyafite narabuze ibimenyetso noneho ubu ngubu aho bibereye wavuze utereka amagara itangazamakuru noneho urumva umeze ute ugiye gukora iki uwo muntu ugusambanyiriza umugore ukaba umufashe ku bwa nyuma na nyuma noneho wenda tudatinze uko byagenze ndetse tubwire nyine n'icyo ugiye gukora kugira ngo ubashe kurekera cyangwa se ubashe cyangwa se umugore wawe ugiye n'ikintu mubwira nyine kubw'iyo ngeso rero byaba byiza ahubwo muze tujyana muze na musikaye no muze mwaramutse ko byagenze n'umuntu narabuze ibimenyetso ariko nifashisha abaturanyi nibo bagiye bampa amakuru nifashisha n'abaganga babifite mu bubasha ubu rero byabaye ngombwa ko noneho nza kumufata asambana n'ubu namukinyirije mu nzu n'umuntu basambana ariyo mpamvu nifashishije abanyamakuru n'umusambanya we nase muze kumva nukuze ubwo ngubwo umugore wawe aguciye inyuma byagenze mufitanye abana se ntabwo mbizi ugera iyo mwabibaza hari aho utangira ubwo nawe hari aho utamugira ubwo birashoboka nyine bagomba kubivuga njye ntabyo uretse ushaka kubwira ikibazo afite niba ushobora kuvuga icyo kibazo wenda kirimutera niyo mpamvu nanjye nifashishije abanyamakuru kuko nzi ko nta kintu na kimwe ntakora mufitanye abana rwose wari mu nzu ubu ngubu ubu namukinyirije mu nzu kamera mukurikije tugende rwose so guys kamura My
dukomeze imbere se muze kubaza imbere naha ngaha se muze naha ngaha dore bari mu nzu hariya none se ni iwawe aha ni iwanjye ni mu rugo rwanjye nagize naho yaje gusanga oya ni iwanjye rwose mu rugo rwanjye iranzwe umukozi uyibamo yanze kujyamo tuba ahubwo ajya mu nzu umukozi abamo none se umuganga rero watubwiye wawe umuganga dore dahasinguje ngo umuganga nguyu umuganga dore nguyu buretse gato wamugabo waramutse mwaramutse neza ariko buri muze kugiye kwandagaza umugore wawe ntabwo ari kumandagaza ni kugira ngo igisi cike urumva mutarite mutandukana bibaye nako ngo byaba aramutse adasabye imbabazi wamugabo ibi ni byagiye ni ukuvuga ngo njye uyu mugabo yaranyiyambaje ambwira ko umugore ari kumuca inyuma byabakomangiye banga gufungura noneho njye nabwo yatereka mbafunguze ku gahato niyo mpamvu nohereje inzuki ubu ziri kubinjirana ziri kunyuranamo hariya mu makositara ngizo urabona ukuntu zimeze kamera makuru mutazana mu ndoshya no mwenye oya ntago ziri bubarye izi ngizi zigendera ku itegeko ryanjye natwe ntabwo zinhari ntago nta muntu zirarya n'umwe murimo none zatangiye kunzira oya ntago ziri bubarye none ubu bigiye kugenda bitese yewe ngiye kuzibakuraho maze mufate kandi banze gufungura bari mu nzu barafungura ntabwo ufite wa mugabo ntabwo rwose ko umuganga ndamwizeye kugira ko mpamvu turebe ko bitakunda kamera mama muzi imbere mwicoro yo nyine shaka kameramani batinze asiko murabushaka fungure aha singezo zantumura aha ni murebe murebe naje ko zamufashe turebe muri hema singuza zamufashe dore badasohoka okay dore ngizi zabafasha soka buretse muze utarwana buretse utarwana buretse dore ngizi baranaryamye pe aho nakubwire ese ko badasohoka yamwa ko mwanze gukingura aho nakubwire ntucinye umucinyuma kako hakanu singufashe wamba nkubarira iki wareba buretse nturwane reba nta soni nakubwire ngo nzagufata bura ntabwo ziri kumurya nakubwire ngo nzagufata zari kumurya nakubwire ngo nzagufata ibintu ntabwo biri buturi so tayari rero kamera mama ugiye kwiranje nta soni yewe gawe reka zikurya nyine reka zikurya sha wumve sha yewe mugabo waramutse hano ni kwande ntabwo ari iwanjye byagenze bite rero nafatiwe mu cyaha cy'ubusambanyi uwo mugore se mwari muziranye twari tuziranye none urumva umeze kuba ufatiwe mu cyaha kandi baguteje n'inzuki meze nabi ni mu ngeri Uzongera. byagutunguye byagutunguye wa mugabo ukoze ibikira mbona sigaho nakubwiye sha mbona ari danje zakurya sha zikurya nyine reka zibarya kamera mama wicunge man ndabona reka zibarya nanjye nicyo kibazo ziri gukuruma reka nze mbashyira mu mutima reka mbatabare ntabwo uzongera muzongera kuvuga ngo ntabwo mubusambana kuki mwari mwaza gufungura kuki mwari mwaza gufungura mwari mwaza gufungura nzagufata ngo ntusaba singufashe mufashe akujyane shere cyese umuntu agira abashari bangahe ndabandaya bashijyane mu cyumba cy'umukozi ariko mu nzu y'umugabo wawe mwese wa mugabo bigiye kugenda bitunguka ikintu kigiye gukurikira uyu mugabo twavuganye yuko akeneye kugira ngo amenye ko umugabo amuca inyuma ageze hano yanga kubafungurira ariko se murabona mutari gusenya ingo z'abandi ntabwo ari ukuzisenya ari gusenya uzongera uri gusenya urugo n'uyu kandi kandi tunafitanye amasezerano hari amasezerano nagiranye n'uyu mugabo yuko biragenda bite rero twagiranye amasezerano yuko
atagomba kumwirukana, agomba kumuha imbabazi kandi uyu mugore nawe atazongera. umuntu wese muzehe bo bari banze gukingura, niyo mpamvu nanjye uyu mugabo yampamagara ari kureba. bari banze gukingura, bari banze gukingura kuva kare. Mpamagara umuganga ariko ni gahunda gahunda y'amageza bagufatira mu masaa moya na 40 nari ndi kure. Banze gukingura nibwo nahise negeka zino nzuki ziza zibafatira amahano. none ubu ushatse ntiwazitegeka zikabaza. Ngiye kuzitegeka aka kanya ahubwo zigende byarangiza. Niba ushatse ntiwategeka zikamuriye zikamwica. Nabyo nacyo ya twabivugana. Ese umugore izi hari ikintu abantu batazi, ntabwo izo ari inzuki zisanzwe, n'inzuki ntegeka. wadushuje se basi wakifukuiza yabikuruma ziri gukuruma nizikurya tone nizikubabarire zikubabarire nizikurya. none se tubwiza ukuri niki cyatuma ukora ibintu n'umusaza ase muze umugore wawe minota mwitaho nyama ntayo nguha yaguha angahe oya kuri konti hari hangahe singuce amafaranga kuri konti kone nizo amafaranga cyangwa muze ariko minota azwita ku mugore mu Rwanda nguyu nabeshe ko numva kiri muto ningeso yamubase ningeso yamubase nta kintu abuze konti iri amafaranga ibiryo birahari iminini irahari maze arahari ibanga wa musaza nyine ubwo byarangiye bari banze gufungura nanjye sinarindi hano hafi nacyo nawe undi mwanzuro nari gukora uretse guhagurutsa izi nzuki ngo zize zibafatire mu cyuho. muga nta ibintu byize mutaza kuzinyereza none zisinzuki ntabwo byize mutaza kubinyoherereza wongeye none ngiye kuzitegeka zongere zisohoka. Kwanza jewe ubwanjye ngiye kuzitegeka kugira ngo nkwemeze ko ari ingenzi tegeka zimuveho zingeho nzijyana aho ngomba kuzijyana. reka twigendere utazidushyira ntabwo ndazibashyira. Yego umugore uri kwihisha umada kuganiriza nawe umudamu simba tutavuganye simba tutavuganye kamera mari hariya ntabwo ntuzongere niwongera uzapfa, nuramuka wongera uzahita upfa. papa ngwino si wowe bari wanze kugufungura. kamera mamunkiri uri umugabo ngenda ashaka kumubaza uri tayari hari ibibazo ngiye kubyabazwa ibi bintu urabona atari uburozi ntabwo iba ari uburozi, izi ni imbaraga zidasanzwe n'ubuvuzi. hari abenshi bavuga ko ari ubupfumu icyo umuntu ataza akita uko ashaka. abajya bemera gufungura kubera bano bantu bari bari hano nta nubwo njye mba nakoze ibi, ahubwo nanjye sinari mpari hagera uyu mugabo ubanza kumukingurira arambwira ati njyewe bamfatire. none si ibi bintu biremewe? Ibi biremewe biremewe. agapira kawe hindukira ndebe ibintu ndimo ndabona Rwanda network mwaba ufite ibyangombwa noneho si abantu uzi ko bari seriye umuntu ashaka kwibaza uburyo ubikoramo, uburyo uvuramo umuntu ukamuteza izi nzuki niba ari izitukoresha mu buzima busanzwe kugira ngo ubashe kuvura umuntu indwara iyo ari yo yose, cyangwa ufite ubundi buryo ukoresha kugira ngo ubashe kuvura umuntu? Ndongera mfite uburyo nkoresha bw'imbaraga zidasanzwe. Urabona inzuki nzibakuyeho nzishyize hariya zabavuyeho, urabibona? Yongeye kuzivana hariya nongere njye nzishyireho zikujyeho zingeho njye nzijyana iwanjye. Izi nta nubwo ari inzuki zisanzwe, izi ni inzuki zanjye nkoresha mu buvuzi gakondo ndazitegeka. bivuze ngo uzikoresha icyo ushaka? Nzikoresha icyo nshaka. none ku muntu utari mu Rwanda wenda uri mu mahanga umuvura gute n'inzuki? uzohereza hanze umuntu yakibaza uburyo ushaka kubikoramo ukoresheje inzuki? Umuntu tutari kumwe akenshi nifashisha ifoto ye, noneho nkabona gutegeka ibyo ndategeka ukoresheje inzuki. nakoresha inzuki, nakoresha imbaraga zanjye zidasanzwe, biterwa n'ikibazo afite. hari indi miti ufite yaba ari iya gakondo ukoresha itari inzuki wenda? Ndayifite, uraza kuyitwereka nayo? ndayibereka niba bikenera, abantu benshi baranzi n'ukuntu nsanzwe mvura barabizi. Si ubwa mbere abantu bambonye. Amatsiko mwari mufite ngira ngo mwashize murabona ko nazibakuyeho, namaze kuzishyira hariya. Rero ngiye kuzihakura nge nzijyane aho ngomba kuzijyana. none se kuki zitaryana nk'ubu ntabwo zaryana njye nijya nzitegeka. urazibwira ngo ntimugire umuntu zibwiye ngo zikurya zahita zikurya. nanjye nicyo nibwo bwoba nagize hazagira umuntu uza afite umujinya undi muntu
buretse gato ngo mugende mu mumfatire ntarenge metero 3 umva ntabwo yahare buretse abantu muri no minsi banga abandi nta kintu bapfa sibyo ngiye nkaza niba hari umuntu duturanye ko ntashaka iterambere rye nkamugira umujinya nkaba nakwifashisha ubwo ntiwamuhemukira reka buvuzi gakondo nakurengana kuhaba umenye gute ko ntamurenganyije ndabanza ngasuzuma nge urasuzuma. ntago nakwizera ibyo umbwiye ko ariko kure ngenda banza nkareba ibyo umbwiye se nibyo ariko nk'aba nta nubwo abantu hakana kuko barafashwa ibibazo by'ubusambanyi ko byeze muri no minsi rero nkaba mbona mugiye kujya musenyera abantu mubatamaza subu ntabwo ubusambanyi ari ubwa none abemera gikristo bahameje yuko kuri uruyukiri ruri kunzengurukaho cyane tuze n'urwiyizire iyizire ruyuki rwanjye nubwo bwa Yesu barasambanaga ngo bigeze kumujyanira umugore wasambanye si ibyubu uzi ukuntu yababwiye yaranamubabariye niyo mpamvu n'uyu mugabo agomba kubabarira umugore aramubabarira kamera mukiri ruhande mbese nanjye mwese muze kiragura umusaza mbanze muze akantu urumva umeze ute hanyuma rero umugore wawe uramwandagaje nta ruko umwandagaje cyo nashaka kugira ngo nawe abone ko nayinsanzwe bizi ko yakanaga ariyo mpamvu nifashishije ubushobozi bundi budasanzwe ubona nifashe n'umuganga imigeso nange murabireba ariko yemeye gusaba imbabazi nk'uko ngo yabivuze ati Yesu yatanze imbabazi nanjye mwanya ngomba kuzimuha muze ndabona uri mukuru uzi ko ibintu by'ubupfumu noneho najye nabyemera bibaho ariko bibaho bibaho rwose kugira ngo namwitabanye namuzi se ibyo akora si byinshi n'ibisanzwe ese murasubirana buriya muri busa nasaba imbabazi rwose nta kibazo ariko uramuharnya wa muntu n'abandi bose barebereho yongeye bwa kabiri twahita dutandukana burundu ese mu rugo muri gahunda urazibasha buriya siyo mpamvu yaguciye inyuma cowa rwose nditayana ni ingesi barabasa umuntu ni ingesi so guys ndabona bitoroshye zanzu kamera mukiri kuri zanzu cyakigoma kimure mu nzabona no asaremera gusoka ese umugore wawe yanze kwigaragaza kubera yachakebwa siko zanzu kizamusha twangira sha urazikora ku gikuta uzinegereza ndazikora ku gikuta nzishyira muri kamera kafunzishyira cyangwa nzishyire mu gikapu izi ngenda zitegeka nshatse nazibwira muze tugende mujyana mu gikapu mujye mu rugo ndabasangayo mumfatire uyu muntu yahemutse nta hantu wazicikira hari umuntu muri mu ruki rwariye muvugisha ukuri n'abaturage hari uwo rwariye kagenda cyafite ubwoba muri mwari mu ruki rwariye ngo njye kumuvuza izi rero ni izanjye ntegeka ntabwo ari inzuki zisanzwe twaganira nta kibazo twaganira ibintu by'ubusambanyi n'ahabigiranye bibaye rwose none si yo bandagaje umugore mugenzi wanyu gutya muba mwumva bitateye ikibazo oya ko ni byiza kuba abaganga baraje baje barabandagaza umugabo wawe nawe yasambanye birawe bimukorera ingoda kuko guca inyuma atagukunze ntabwo yaguca inyuma gukunze none si umuntu namubabarira bitewe nuko yasaba imbabazi kuko guca ni kuja ku karubanda rwose ariko ibintu si uburozi so oya ntacyo bitwaye rwose burya abanyabyaha bakwiye kuja ku karubanda ese na hari undi muntu wakora ibi bintu nyine baje babonye gutya ntabwo babyongera kubikora inama urasambana cyane se sha sinzi nyine mu isi yose ntabwo byoroshye so guys nuko bimeze rero numva ko ibintu bitoroshye ariko uko byagenda kose nari nabanje kugira ubwoba nzi ko izi nzuki zakica umuntu ariko ari zeni ngufu cyangwa zeni imbaraga z'aba bantu none ese wenda agenda tutavuganye nabemerera amavugane cyangwa tayari ndamwinjiranye muje za nzuki zagiye mada wa mugabo yagiye uzi kuvugana n'abantu no gusambana icorosha ni iki aba bavugishije ra wadushuje
tuvuga se bakiraya wabyise tukavugana se nta soni ngo basi kureho ikuvureri tunakubona ajye cyamenya kiba ari danje yakubabariye yewe ubu se urajuranyura mu mudugudu ra k'imbuga yuzuye abantu hari abagore hano hanze twagusaba imbabazi humura ndaziguhaye ariko kandi nyine umenye ko nanjye ntoroshe ntabwo nzongera sheri nanjye umenye ko ntoroshe nakubwiye ni inzira ngenda ni nyinshi nzagufata nkoresheje ubuhanga n'abahanga tibibaye se nana se uraryama kugeza ryari ntabwo urabyuka vuba ndabyuka ariko abantu bagiye ufite isoni se isore namwaye cyane reka twigire sawa urakoze guys ngira nuko bihagaze rero tugiye murandika mbihagarikira ahangaha ndabona ibyahari ibindi rwose ni izindi mbaraga hanyuma papa ndabona dusa n'abatujemo wacururutse se utangiye gucururuka ndagira ngo tubwire kuba wavuze ati reka ndeke aba banyamakuru babona ibi bintu byakujemo ibintu maze igihe bivugwa nk'uko nabibabwiye nkabura ibimenyetso byari byazanye amakimbirane menshi mu rugo ndetse hagati y'abana bacu hari harabonetsemo bamwe bakajya ku ruhande rwa nyina bati mama ari kubesherwa abandi bakagera ku ruhande rwanjye babonaga ibintu biri kuba ubwo rero niyo mpamvu nahisemo kubigenda biganiza abantu b'inshuti zanjye umwe inshuti zanjye arambwira ati njye nzakurangira umuntu w'umuganga ushobora kuza gufasha ibintu niba uri kubeshera umugore wawe bizamenyekana nimba kandi nabyo niba bikora nabyo bizamenyekana nuko yampuje na muganga rero ubwo muganga turahura ndabimuganiriza kumubwira uko byagenze ko bimeze amanimanya kanimero yanjye n'iy'umugore ati biriya byanga byakunda ati igihe bazaba ari gusambana ati nzabimenya n'abaturanyi rero bose babizone n'abategesheje bati nyamuneka nimuzaboneka mwongeye kubibona muzambwire ubwo nuko naje kumenya abaturanyi bampamagaye nanjye nibwo naje kubwira muganga mpamagara muganga ndavuga nti ntawe najye yongeye nyine kubita itazaba nk'inkuru wenda by'amagambo bitanifashisha namwe abanyamakuru kugira ngo namwe muhagire murebe ko ibintu bimeze ko ari bikuri koko yari bihakanye yaratsembye rwose byararangiye ngira ngo igikuba kiracitse nkagira ngo n'umuntu bafashe ariko nakira aho kugira ngo umuntu asambane yakwiba biramwaje kure tukuta kwiba umuntu ufite abana bakuru utagize ikintu abuze ariko ugasanga yishize ku gasozi ugasanga ni inda y'umuntu ukuze kuriya uko ugaragara urabona ko uri umugabo ukuze ndetse na madamu nuko tutamenya ko uko biri kose nawe agomba kuba akuze wowe ntabwo bikugaragaje muri rubanda kusebye ko umugabo kuteje nyine umugore w'abantu urabona ko abaturage bari bahuruye wowe ntabwo biguteye ikimwaro kuba umugore wawe yasambuye akamushyira ku karubanda n'ubundi byari bisanzwe bizwi nabo bari basanzwe babizi ayo nabo bajyaga bampa amakuru ubwo rero bakabihakana ariko ubibaye ngombwa ko ibyo bambwiye nibyo bari bazi bibaye noneho inkuru ibaye impamvu ngo ntazongera kubihakana n'ababikekaga ndetse nibo bajyaga bavuga ngo ni kubeshyira umwana wabo biragaragaye ko ibyo mvuga ari ukuri koko ikinyoma kikihagaragara ku bijyanye n'uburyo wumvikana n'umuganga wenda ntabwo bitureba ariko umuntu yagira amatsiko uburyo mwumvikanye cyangwa se ikiguzi wamuhaye kugira ngo agufashe kugira ngo nawe dukurikiye bumve niba wenda bihenze cyangwa bidahenze cyane ubwo rero watubwira uburyo bihagaze kugira ngo yagukurikirane muganga we ntabwo nabivuga ngo wenda twavuganye iki ko yambwiye ati ngewe nzagukora nzakubwira wenda uko bizagenda ntabwo ariko numvise ngo bafashe abantu bati ngiye ngwino mbanze mukorere umuti kuko muri abantu biba abantu akavuga ati genda banze mukorere ibyawe hanyuma uhigurire ibwo ntago namenye ko cyazambaza ntago nta kintu yigeze nce isakusara cyose umva rwose nakimuha icyambaza cyose nakimuha kuko ibintu bigiye hagaragara kandi ubu nari mu mutima wanjye ndatuje bigiye gutuma mbana niba neza bavuga ko umwana wo mubeshira ikibazo nagize ibi bintu bizasenya ingo nyinshi abantu ngo rega ngo nawe ngo muri sayidira ugasanga rero niba ugiye guca inyuma uruhande ku mugore ngiye numva abantu bakuru nabagira inama yo kwenda bajye bagira ibanga ngiye mpamagara bari akazi nyine mitatu ndabigaragaza nyine ibi bintu byo byari bimaze ureba kugira ngo hagati y'abana bahazemo amahara kubiri hejuru ya nyina ariko abana bose bari ku ruhande rwa nyina bose ubwo bagiye ku ruhande rwawe twembi nanga se ku ruhande rwanjye ubwo rero ukumva ko ari no ku ruhande rw'ababyeyi be n'abasaza be bavuga ko mbeshera umwana wabo ubu bose bamaze kubona ko ibintu navugaga ari ukuri icyiza ahubwo nongeye kubona ni uko umwana w'umuhaye imbabazi
ngiye kukubaza ikibazo ariko mbariza na rubanda bantumye ndetse mfitemo n'umuntu wakuntumenye uyu munsi. Hari bivuga yuko akenshi ibintu mukora hari abantu benshi baduhamagara tubwira bati kanaka twaravuganye tuvugana amafaranga ntiyongera kunyitaba cyangwa ntiyamvura. Ni ibintu bimaze kuvugwa kenshi wenda aho ndahagaze nahigereye nje abantu bamvugisha mbabwira yuko umuntu tutibonaniye nyine utandenganya. Ibi byo bikoze ndeba. Hanyuma wowe abantu bavuga yuko hari abantu batanga amafaranga ntibabavure cyangwa ntibabakore ibyo babijeje. Ku giti cyawe ku buvuzi bwawe wewe mwawe ubwawe ukora gute kugira ngo abantu bashe kugira icyizere? Nibyo nanjye hirya y'ejo hashize ibyo bintu narabyumvise. Umuntu arambwira ati ambwira ikibazo gisa nk'icyo neza ariko mucyo naje kutahura birashoboka kuba hari n'abantu biyitirira ko bari kuvura batari kuvura. Gusa sinahita mvuga ngo babikoze gutya ni barunaka nanjye ubwanjye ndacyari kugira ngo menye ubundi byaje gute n'ibiki. Ariko ikindi cya kabiri njyewe ntago ndahura n'iyo kesi. Mbere yuko njye ninjira mu kuvura umuntu mba nabisuzumye. Iyo mbonye ko ntamushoboye mpakanira bicyari kare. Iyo mbonye mbishoboye ndakomeza. Iyo mbonye we yibeshye ko ari kwivuza afite ikibazo cy'indwara ya gakondo atari gakondo nabwo ndamureka. Yego niyo cyaje kugaragara birashoboka kuba hari abantu biyitirira ubuvuzi kuko njye wabimbwiye yanabimbwiye turi kumwe. Urumva twaganiriye byinshi bigaragara ko hari nk'abantu biyitirira abavuzi atari ngaho. Wabwira ikintu abantu bakunda kugana abaganga cyangwa abavuzi gakondo ukagira ikintu babwira ku buryo bamenya gutandukanya umuvuzi gakondo wa nyawe ndetse n'utaruwanya? Kuko urumva we niba uvura hari undi ukwiyitirira, hari undi uvuga ko ari umuganga kandi atari umuganga. Abantu bakurikira cyangwa bifuza ko mubafasha batandukanya gute umuganga n'ubabeshya? Mbogeye ntabwo ndahwema kubivuga. Buri gihe iki kibazo njya gisubiza mu ubu buryo. Umuntu uzaza kwivuza iwanjye turi kujyana akampa amafaranga ye simuvure azagaruke nyamusubize. Ari hanze se wayamuherereza? Ari hanze ubundi mbere yo kuvura indwara kwanza umuntu arasuzuma. Iyo usuzumye ugasanga utayishoboye uramuhakanira? Ndamuhakanira byihuta. Ahubwo rero umukobwa wanjye cyangwa umuhungu wanjye cyangwa muzehe igishakira mu bitaro bya kizungu bino bintu si bya gakondo. Niba mbyumvise neza ubwo rero hari nkuko muvuga ati twe turabavuzi ba gakondo ngiye nkunda no kubita abapfumu cyangwa abarozi mbona mukora ibintu biteye ubwoba mujye mwihanganira kubivuga gutyo. Ariko ndimo ndiba bakomeje uvuga ati iyo nsanze ntavura ibintu ndabigenza gutya na gutya. Ibyo ari byose numvise ushobora kuvura nk'ibintu byinshi cyangwa se ukemura ibintu byinshi wabitubwira wa mugana usanga hari n'abantu bavuga ati ko tubonye ibyo ubwo ntihari n'ibindi. Ndwaye iki yakimvura? Yego. Indwara ubundi za gakondo zigira ibyiciro bibiri. Ariko mu bundi buryo ni na nyinshi. Ariko uburyo bwumvikana buri clair. Ushobora kuvura wowe. Reka tujyane. Hari indwara zituruka ku myuka bategeka. Turi kumvikana. Hari n'indwara zisaba ko umuntu agira icyo akora kugira ngo agire ikintu kibi kikubaho. Hari n'izo umuntu ategekesha umunwa we. Umuntu akaba yagutegeka ati iyi modoka iguture mu birometero nka 5 bigashoboka. Hari n'uwa undi uzafata akana kaza kakahashyira wahanyura kaba birarangiye. Ubwo urumva abo bantu batandukanye. Noneho indwara buriya zisa nkaho ari nge mukama wazo. Indwara bategeka. Umuntu akategeka indwara ikakubaho uri Burayi. Bihuherano. Bivugwa umuntu akabitegeka bikagufata uri muri Amerika, bikagufata uri mu Budage, bikagufata uri mu Buhinde, bikagufata aho waba uri hose, aho nabo yabitegekera hose bikakugeraho. Usimwe by'amahembe bijya okay. Niyo wabivuga gutyo ubwo nabyakira gutyo ariko sibyo. Nizitegekwa kugira ngo binogera abantu kubyumva neza. Ari bitagatifuje. None nk'iyo umuntu yibwe wagaruza ibyo yibwe? Iyo umuntu yibwe ibintu byinshi barakubigarura bitarengeje amasaha 9 babyibye. Amasaha 9? Yego. Ariko reka nanone nkomeza ashobora no kurenga ariko bikiri mu maboko y'abantu 2 cyangwa 3. Reka hano nkumvishije nshaka kuvuga neza. Urugero umuntu akwibye intama arayibaga
iriweho n'abantu 30 njyewe nohereje imbaraga zanjye b'abantu bose nsanga ari ibisambo none se ubwo 30 no ubwishyu bwafata abantu 30 no kujya kugura indi hene wahitamo iki okay yani yo namangira abantu ariko ikiri mu maboko y'umuntu umwe niyo yabimaze iminsi 7 nayifata ariko bamaze kuyisangira gutyo byagenze mu nzira ba bantu bose baba ari ibisambo kandi nabyo urabibona ukavuga ati intama yawe ndabibona nkakumwa gusona nkubwa nti nubwo bayibye dore bayibye hari ku mugoroba ariko dore yabazwiriweho n'abantu 20-30 ariko icyo gihe afite ubushobozi bwo kubakurikirana yavuga ati okay aramutse ambwiye ati noneho ngewe mfite ibisabwa byose atitaye ngo nubwo ari ihene 100,000 bari mu bice 6,000,000 akavuga ati genda bashaka nahita mbamuzane direct hari abantu bibera hanze bakunze kura n'ibibazo nk'ibi by'uyu mugabo ahuye nabyo gucana inyuma cyangwa se ngo umugabo wanjye bamutwaye cyangwa umugore wanjye yahukanye nshaka kumwikubira hari utubazo two mu ngo dukunze kubaho nk'utwaye kuri uyu mugabo abari hanze bo dusobanure neza wavuze iby'ifoto ariko ntayisobanuye neza niba ari ifoto uyikoresha gute iyo miti nimba nayo ujye uyikenera imiti uyikura hehe kugira ngo ubashe kuvura nyine byimbitse mbona kuvuga ngo icyo warumbajije umuntu tutari kumwe hari uburyo ngeramo mbafasha kandi barakira wenda bazabona iki kiganiro n'umusibe ejo hari abantu twari turi kumwe wanjye kandi ndakeka ikiganiro wenda bazanakibona abantu bari hanze mfite ukuntu mbafasha nifashishije ifoto yabo kuko burya ifoto y'umuntu niwe muntu nyirizina abanyarwanda kera bahatarabaho gufotora baravugaga ngo ni umuzimu wa runaka icyo muri kucyumva nta umuzimu wa runaka ni ikintu gisa nka runaka buri ifoto yanjye reka we nkureke ifoto yanjye ni umuzimu wanjye cyangwa ni njye rero iyo mbashe kubona ifoto ya wa muntu buri muntu mba mufite mu biganza imiti uyikura hehe imiti iva ahantu henshi hatandukanye hari iyo dukura muri Congo iyo dukura muri Tanzania mu Uganda cyane cyane nk'ubu hari imiti dukoresha nk'uduhu tw'intare tuvahe cyangwa byakunda mu Rwanda zihari wazibara utifashishije ibindi bihugu ntiwarubona twebwe urugaga cyangwa abavuzi gakondo baba baziranye nshobora kubanza umuntu wa Tanzania wo muri Kongo nzi nkambwa ni hano iwanyu haboneka umuti umeze gutya na gutya muri Kongo haboneka umeze gutya na gutya tugatizanya amaboko so ngira ngo nta bindi byinshi giyewe nakomeza kubaza ndumva hari ibyo mukoreye aha ngaha ku Karubanda ubwo ni ibyo abadukurikiye ngiye buryo nabibonyemo njye ndumva reka nginsoreza aha ngaha akantu kabana nshaka kubaza muganga akantu bavuze ngo urabanza ugasuzuma gusuzuma wishyura boherezeho gusuzuma nimba gusuzuma bayohereza abarangahe kuko hari abantu badukurikira bashaka kumenya ngo uriya muganga nifite nimero ze ndaba wenda afite amafaranga naya yo kunsuzuma cyangwa se ndishyura nyuma yo kunsuzuma uburyo nyine bwa fagitire wowe ubufata gute cyangwa wishyura biterwa n'icyo umuntu yisuzumisha nshaka kungarurira kuko ni indwara ntizingana icya kabiri n'amafaranga aratandukanye bikanaterwa nanone ubushobozi ufite we ku giti cyawe kuko abakama baba babireba bikanaterwa n'aho uri niba umuntu ari muri Kigali hano urugendo rw'isaha imwe cyangwa iminota 30 niyo nakoherezaho imbaraga zanjye urumva si bizaba nkaho nohereza umuntu muri Australia cyangwa hehe nawe urabyumva yego rero umugabo wakoze cyane kudusobanurira byinshi bitandukanye ngira ngo nadukurikiye babyumvise hari abantu mfite utubazo twinshi abantu menye ndumva ndi kumara iminota ariko akanyuma hari abantu baguhamagara bakakubura kuri telefone sinzi nimba uzashaka undi muntu gufasha telefone n'ubu hari umudamu wambwiye ngo nze kukureba araguhamagara ntiwitabe ikintu kijyanye no kutitaba amatelefone hagati yawe n'abakiriya ngira ngo wakigabanya iki kintu ntabwo ari wowe ubivuze n'umurwayi burya yarembye aba yumva ko ahamagaye wahita umufata ariko mbere ya byose kuko nemera ko bibaho ndi kubasaba imbabazi kuko burya umubyeyi acumura yicaye yego noneho telefone yo ushobora kuyihamagara nanjye ndi kuyivuganiraho na runaka ntibishoboke uba bari kumpamagara nkasubiza gutya turi kuvugana nawe akeneye ko muvugisha nabyo birashoboka niba umpamagaye ukambura nyandikira message ninza kuyibona ndaguhamagara wimpamagara rimwe guhite wumva urambiwe
biranashoboka ko wenda hari n'abantu baba bashaka kunampamagara no mu kanya kari buze. Umuntu washaka kumpamagara kuri nimero yanjye ni 07 9 gatatu kane 52 60. Ndasubiramo 07 99 34 52 60. Iyo ni nimero ya mbere. Muga turagushimiye. Inimero ya kabiri 07 92 56 76 43. Izi nimero zose ziri no kuri WhatsApp. Ushobora kumpamagara wambara ukanyandikira eho nabibonera naguhamagara cyane. Muga turagushimira reka tukureke ndetse tureke n'umusaza bayi rero tureka dutahe natwe dutakure. Mugire urugendo rwiza bwana ayo makuru muyajyane ni Kigali mwumve ko babicikeho badamu muje mwagera n'inama.